uburyo rero bwo kuba umuntu yakura mu marangamutima niko gace tugiye kuba twasorezaho. Ikintu cya mbere umuntu hano akora ni ukwimenya akisobanukirwa kugira ngo amenye ngo ni ibiki, ni ibihe biganiro cyangwa se ni ibihe bikorwa bikunze kuba byantera kurakara cyangwa se guhita mba wa muntu ugaragaza amarangamutima mu buryo butari bwiza. Uburyo bwa mbere rero hano ni ukuba umuntu yajya yandika cyangwa se ibyitwa journaling, aho umuntu yandika ibyiyumviro bye uko yiyumva akagenda yiyiga umunsi ku wundi. Indi nama ni ukuba wakiga wakitoza kuba ucecetse cyangwa se uhagaritse kuba wavuga mu gihe cy'amakimbirane, ukabanza ukabitekerezaho, ukabanza ugakaruma amarangamutima yawe ukabona kuba wavuga. Ahangaha ushobora nko kubwira uwo mwagiranye amakimbirane uti reka tuze kubiganiraho mu kanya ibintu biba byamaze kujya ku murongo twese tutarakaye, mukaza kubigarukaho mumeze neza. Uko rero tugenda tugaruka kuri bumwe mu buryo butangwa n'abahanga mu byitwa occupational therapy, uvuga ngo hari ibyitwa walking meditation cyangwa se kuba umuntu yafata akanya mu gihe cyo kuba agiranye amakimbirane n'undi muntu, ashobora kuba yafata akanya akaba ari gutembera agenda atekereza ku kibazo cyabayeho, hari nako agenda abishakira igisubizo. Ubwo ni uburyo bwa mbere buturuka muri occupational therapy cyangwa se ubuvuzi buba bugamije guteza imbere imibereho n'ubuzima busanzwe binyuze mu gushyigikira wa muntu mu kuba yakora ibyo yifuza kuba yakora, ariko nanone bigenda bimubyarira umusaruro.